kandi kuva nabaho sinariraga nitwaje nararwanye nagize rwibasirarira ndizwa niki ngo nteye ikofi se rindize happy ariko umunsi nibwo narize imbaraga z'Imana zimura twabaye mu bubari ababubayemo nkanjye haleluya twarazivumbye bazidukubitiraho bazidutukiraho ariko turashima Yesu uyu munsi wa none abamfatanije nanjye gushima Yesu muzamura amaboko duhimana cyubahiro ninde wari kuzantwikira so ntabwo mureba mwebwe amen abo twabyirukiye mwe sigaye mbasanga iyo ngiyo mu bubari barakutse amenyo hariho duherutse guhura witwa Bizimana ngo ngwibasira we ngo ziko wakize sa naba we ndamureba ntera ngo twibasira we ngo ziko wakize kandi twiganye mu wa mbere wa kabiri wa gatatu kuza mu wa gatandatu ariko yabaye atya ngo twibasira we ngo ziko wakize ngo sigaye twada n'imodoka yadutuye imitwaro yaduhetamisha haleluya zamura Imana amaboko y'icyubahiro niyo mpamvu tubyina inkweto zigahengama tuzakomeza tubyine zihengame tuzakomeza durimbira Imana dukora umurimo wayo haleluya haleluya amen mbega uko boss ameze mbwira mwene suti mbega uko boss ameze mbega boss ariko uzi kwitwa boss ushi warashize mbwira mwene suti nta kintu kibi nko kwitwa boss warashize karagenda nikabibwira akabwira nyirabuja kati mamabuja umugabo wawe databuja nza ahantu yakirira mbwira mwene suti nza ahantu wakirira nyamara kandi abantu bazira ibintu byo kwihagararaho no kwirema uko batari kandi hari ahantu wakirira wongera mumbwire ngo hari ahantu wakirira hari ahantu wakirira ahantu twarahamenye aho hantu harahari haleluya harahari mbese uranyemera mpakurangiriye umugoroba ndugu we uranyemera mpakurangire urankunda urive kwizima mpakurangire icyo kora ni mu cyondo niwemera kujya mu cyondo bwira mwerezo ngo ni mu cyondo nanjye ni murebe ko nabaye n'abari abahungu ni mu cyondo ariko ahangaha ureba ibi twikoze ibi ngiye ureba turimo duhimbaza harimo abamanukiwe n'ubuhanuzi bamaze kubutahana nonaho harimo ab'Imana bamaze kuvugana nabo mu kanya kandi yewe mu cyondo mumbwire ngo ni mu cyondo abahungu hano ariko ngira ngo babuzobereye bwira mwene zo ngo babuzobereye mubwire ngo babuzobereye mu kubyina dufitemo n'abana b'abakobwa n'abamama yo dukomere Imana amashyi Batista yigeze kubivuga umurimo wacu dufite ni ukuramya Imana dufite umurimo wo kuramya Imana mbwira mwene so ngo nukuramya Imana nese twarayiramije ntiyagira ikiduha twabaye mu bubari tubuvanamo inguma twabaye mu bubari tubuvanamo inkoni ariko twageze muri Yesu atwunga imvune oh haleluya haleluya amina twabaye mu bubari ababubayemo nkanjye haleluya twarazivumbye bazidukubitiraho
bizahoraho ariko turashima Yesu uyu munsi wa none. Abamfatanije nanjye gushima Yesu muzamura amaboko duhimana icyubahiro. Nsomera mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 5. Ninde wari kuzantwikira so? Ntabwo mureba mwebwe. Amen. Abo twabyirukiye mwe sigaye mbasanga iyo ngiyo mu bubari barakutsa amenyo. Hari uduherutse guhura witwa Bizimana ngo wibasira we. Ngo ziko wakize sa. Naba we. Ndamureba ntera ngo twibasira we. Ngo ziko wakize. Kandi twiganye mu wa mbere wa kabiri wa gatatu kuza mu wa gatandatu ariko yabaye atyo. Ngo twibasira we. Ngo ziko wakize ngo sigaye twada n'imodoka. Yadutuye imitwaro yaduhetamisha. Haleluya. Zamura Imana amaboko y'icyubahiro. Niyo mpamvu tubyina inkweto zigahengama. Tuzakomeza tubyine zihengame. Tuzakomeza durimbira Imana dukora umurimo wayo. Haleluya, haleluya. Amen. Abami ba kabiri igice cya 5. Murongo wa mbere. Ibya Namani umugaba w'Isiriya w'umubembe. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abisirayeli kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'Isiriya byumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani ahera ko aragenda ajyana itarano z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukoranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli urwandiko rwari rwanditsemo ngo nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Hagarara aho ngaho urakoze cyane, uraza kongera unsomera ahandi. Aya magambo dusomye arerekana umugaba w'ingabo witwaga Namani. Uyu mugabo yari umugabo w'umunyacyubahiro. Uyu mugabo yari umugabo ushobora kuvuga rikijana. Uyu mugabo yari umugabo ufite amapeti ku ntugu. Yari umuntu wambaye inyenyeri. Yari umuntu waryaga iwe ibyo yihahiye. Yari umuntu ufite agaciro mu bandi basirikare. Ejo twari mu munsi mukuru umwe mu bana bapasinze hari gako ubambitse ipeti rya Lieutenant cyangwa second lieutenant Lieutenant. Naratangaye. Batangiye kumukubitira amasaruti kandi ejo muri twari kumwe pe. Ejo muri twari kumwe n'aba baramuzi, twari kumwe, yakoraga mu ruseye muri protocole, n'aba bakoranaga nawe. Hari umuntu none uyu munsi wa none yabaye ikindi kintu. Ahure yabaye ikindi kintu, aragira atyo bakabagize gutya, abatazambaye bakabagize gutya. Ahubwo nanjye nashatse kubikora sinzi uko nigare, nibuka ko ntari umusirikare. Nanjye nashatse kubikora ariko nsanga ntabikwiye kuko sindi umusirikare kandi nta n'ubikora atambaye ingofero. Baramushigashiga baragira gutya. Numiwe. Namani yarabyujuje intugu. Yagera imbere abasirikare bakakarega. Yagera imbere abasirikare bagatora heshima. Namani yubashywe pe. Ariko Bibiliya yatubwira ngo arafite ikibazo cyo kuba arwaye ibibembe. Bene data muri iteraniro, ndagira ngo namwe mwumve umuntu nk'uwo uvuga rikijana uherekezwa n'ama escort ariko akaba arwaye ibibembe.
bavugaga iki rero? Hari aho yageraga yamara gukuramo imyenda maze agatangira. Muri mwe hari uwarwaye wiyagare? Muri za 83 hatewe wiyagare mu Rwanda, turayirwara koko. Utahagera akajyana igiti. Uko niko namani yari ameze. Nubwo bamurebaga ahagaze agenda, ariko yari yarashize. Nubwo bamurebaga batera amasaruta, ariko yari yarashize. Agahinda ke kamenywaga n'uburiri, agahinda ke kamenywaga n'umugore we. Kandi warwaye ibibembe nta nurarana nawe, yararaga wenyine. Niyo bajyaga kumuha ibiryo baritaruraga, nubwo yari umunyacyubahiro. Ndagira ngo mujye mu mwanya wa namani mumva uwo mubabaro. Kuba ufite amafaranga bene ndabo, kuba ufite inzu nziza, kuba ufite igitanda cyiza, ariko ukaburwaye ibibembe. Arashoberwa, reba hepfo reba ruguru, aburukwaza. Murabizi umuntu akize ntabwo apfa gupfa kenyege, ajya kwa muganga. Ivuriro ageze bakabwa atereka da ibi ntitubivura. Aho namana ageze bati ibi ntitubivura. Aho namana ageze bati ibi ntitubivura. Yajya mu Buhindi bati ntitubivura. Yajya mu Burusiya bati ntitubivura. Namana arashoberwa, yemera urwaje. Ku bukengo arimo yiyuhagira, akana k'agakobwa kabakoreraga kavuye muri Isirayeli karamurabukwa. Mbega uko boss ameze. Mbwira mwene suti mbega uko boss ameze. Mbega boss. Ariko uzi kwitwa boss ushi warashize. Mbwira mwene suti nta kintu kibi nko kwitwa boss warashize. Karagenda nikabibwira akabwira nyirabuja kati mamabuja, umugabo wawe databuja nza ahantu yakirira. Mbwira mwene suti nza ahantu wakirira nyamara. Kandi abantu bazira ibintu byo kwihagararaho no kwirema uko batari. Kandi hari ahantu wakirira. Wongera mumbwiye ngo hari ahantu wakirira. Hari ahantu wakirira. Aho hantu twarahamenye. Aho hantu harahari. Oh haleluya. Harahari. Mbese uranyemera mpakurangiriye umugoroba. Ndugu we, uranyemera mpakurangire. Urankunda urive kwizima mpakurangire. Icyo kora ni mu cyondo. Ni wemera kujya mu cyondo. Bwira mwerezo ngo ni mu cyondo. Nanjye ni murebe ko nabaye n'abari abahungu. Ni mu cyondo. Ariko ahangaha ureba ibi twikoze. Ibi ngiye ureba turimo duhimbaza. Harimo abamanukiwe n'ubuhanuzi bamaze kubutahana nonaha. Harimo ab'Imana bamaze kuvugana nabo mu kanya. Kandi yewe mu cyondo, mumbwire ngo ni mu cyondo. Ahubwo tuze tugende. Ngo namana aragenda bibwira shebuja mwandikira urwandiko rw'ihanjagari, ngwandikira umwami wa Isirayeli. Ati ndakwandikiye mukimara kubona umugaragu wanjye namani general, musabwe kumuvura akazagaruka yarakize. Ngo agezeyo asanga ntabwo ari ku mwami bakirira, asanga ntabwo ari muri za hospitali bakirira. Abarije amavuro barambwira ati reka da ibyo ntitubizi. Aburiyaye ariko umuntu arambwira ati manukaho mu rutoki. Aho mu rutoki. Mubwira uti manukaho hagati y'amazu. Manukaho mu rutoki. Manukaho muri ibyo biti bya kasiya. Manukaho ngaho. Oh haleluya. Aramubwira ngo namanukaho. Abona nta n'umuhanda uhari. Cyokora apfa kunyeranyereza. Ngo ahageze ahasanga akazu k'akazuzuguru. Bwira mwerezo ngo k'akazuzuguru. Karimo umuhanuzi. Haleluya. Mubwire ngo ariko karimo umuhanuzi. Muri iki cyondo harimo abahanuzi. Muri iki cyondo harimo abavuga neza. Muri iki cyondo harimo abaguha amagambo agukiza. Muri iki cyondo ahantu. Haleluya. Aravuga ati manuka. Aragenda ngo asanga ni Elisa. Elisa agiye kubona abona amayisikoti abanza imbere. Yandi ma bodyguard. Giye kubona abona
uw'ibinyenyeri byamaze intugu araserutse. Ni Namani, ndi general w'ingabo za Siriya, noherejwe sipfe kwihuruza. Bwira bwere soko bagira nihanjagari. Umukobwa wari umudiyakoni araza ajya kumpa umwanya. Ndabanza namwe ndabyumvira hano. Erega meze ndabyumvira hano. Dayimoni zikambwira ngo nibigire vuba numveho gake nisubire ku kabari. Arakomeza aranyenginga ngiye kubona mbona n'umukobwa mwiza. Nari nyiri umusore rero. Abantu bw'uyu mukobwa amfashe ukuboko aski anjyana mu rusengero. Naho sinamenya ko rwambonye uwo munsi. Ndagenda ndicara maze hahaguruka umwana w'umukobwa arabwiriza aririmba indirimbo ngo nari mboshwe rwose mu mwijima mwinshi, ngo ntabwo nari nzi Yesu wavuye mu ijuru, ngo yambohoye ingoyi zose nari mfite, ngo none ubu nsigaye ndirimba Yesu, ngo ni igitangaza. Maze avuze ngo ni igitangaza ndamwitegereza. Kuva nabaho nitwaye nari namenyereye mu gaturika, ibindi ibyo sinari nabibona. Ngiye kona manarimbye akoze mu kirere aramanuka nkuko mwamanuka garongera azamuka. Maze atangiye kubwiriza aravuga ngo uhagaze hano, ngo wicaye hano, ngo wuzuye abadayimoni, ngo wamazwe n'inzoga. Uko atungurutse ngo wamazwe n'inzoga nkabona nkukuye mu jisho. Dayimoni irambwira iti wakwitahiye. Ubundi kikugeje hani. Ijwi ry'Imana irambwira ngo guma hamwe. Nanone ijwi irambwira ngo urahaguruka barebe ibyo byenda wambaye. Ndatona. Bwira mwene songo ndatona. Arangije kwigisha aba ngo haguruka. Wowe ageze acangu. Ukagira ngo aranteru yaranjabuye. Nisanze nahagurutse. Maze arasenga ngo nirukanye abadayimoni b'inzoga, ngo nirukanye abadayimoni b'itabi, ngo nirukanye abadayimoni b'urugomo. Uko bivwagiye kumva numva amarira araje, numva ibimyira biraje. Kandi kuva nabaho sinariraga nitwaje nararwanye nagize rwibasirarira. Ndizwa niki? Ngo nteye ikofi se rindize. Napi. Ariko umunsi nibwo narize imbaraga z'Imana zimwe. Nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uwo munsi mwiza nibuka ntabwo nshobora kwibagira. Namani hagararaho. Arivuga umuhanuzi aramwumva aricara aramubwira ati sawa ndabyumvise. Ariko nyura aho ngaho hari umugezi hariya wa Yorodani. Ugende widumbaguze. Ibaze kubwira generali ngo nagenda agira ate? Uremera kwidumbaguza? Ndabaza umuntu urumva wakwemera kwidumbaguza? Aragenda ngo ageze marebye ibizi bya Yorodani, nayigezeho n'ikiziba, ntimugire ngo ifite n'amazi wanywa. Yorodani n'amazi mabi. N'uyu munsi ni kwimeze. Arareba agira ivogonyo. Atari kubu inzuzi z'iwacu muri Siriya atangira kuzivuga amazina ati sinaziyuhagiye muko ntakize. Tugende sha. Ngo yegeye imbere umwe mu basirikare bwa Tafande afande. Ubu koko icyakubwiye ko kidakomeye wakwihanganya nabyo ukeseya. Mbwira mwene suti wakwihanganya ukeseya. Wakwihanganya ukeseya nukuri. Hano hari umuti. Umuti urahari abemeranywa nanjye ko umuti uhari. Haleluya. Namani ngo aragenda. Mumbwire mwumva uko ntekereza ntabwo ariko byanditswe muri Bibiliya ariko mvuga uko ntekereza. Shoka aragiye akuramo ikoti. Ararimufasha. Akuramo za nyenyera zishyira hariya. Abageze muri Yorodani arongera agira ate? Arazamuka adakize, ubwa kabiri ajyamo adakize, ubwa gatatu wenda atangira kuba ati bibarambeshe n'ibyi ni ukucyatsa,
ubwa gatatu ni ukucyatsa reka mve kubikora nyine nta kundi nagira ibabaye ntayitagera ijanja. abandi batoye komeza ugeze ku mubare bakubwiye, geza kuri gahunda bakweretse. haleluya. agiye mu bwa karindwi ngo ageze hasi ibibembe byose ngo bimuvaho bisigara mu mazi hasi, n'amana avamo ngo afite umubiri nk'uruhinja. haleluya haleluya. abagaragu baramubwira ati ntureba ubuse ntukize? bati ubuse nije? no kabisa ndumva ntangaye, uyu nije. afata ibifaranga ashyirira isati, umugaragu w'Imana umbabarire, niko twabaye abapagani. bwira mwese ngo niko twabaye, niko twari tumeze. nari nabisuzuguye ariko harimo agakiza, nari nabigaye. abantu benshi barabigaya, babona tubigendamo bakabigaya, ariko reka mbabwire ibi bintu birimo agakiza. bikura umugabo mu kabari, bikura umugabo mu myenda itagira impamvu, bikura umugabo mu gukubita umugore we urugo rukagira amahoro, bikura umugore mu kwahukana akaba iwe mu rugo. ibi bintu bifite umuti. ndakurangira umuti muri uyu mugoroba, ndashaka kukurangira umuti muri uyu mugoroba. wanyemerera madamu, wanyemerera mukobwa uri muri iteraniro, wanyemerera mugabo uri muri iteraniro nkakurangira umuti. urawushaka ngo ukire iryo tabi ryakuzonze? rega nubwo ugenda warashize warashengabaye, nubwo abantu batabizi, ariko n'ubundi iyo ugeze iwawe uhonda inkonji kwishyiga. reka nkubwire muri uyu mugoroba hano hari umuti. niba wemera kuwakira ndagira ngo uhamagare, mbabarira uzamura ikiganza cyawe niba ushaka uwo muti Yesu agukize. ndagushaka, zamura ikiganza cyawe dusengane Imana. urakoze cyane. zamura ikiganza aho uri, zamura ikiganza aho uri, Imana iguha umugisha. zamura ikiganza cyawe, tera intambwe uze hano imbere, tera intambwe uze hano imbere. ndagushaka hano, ndagushaka imbere. ngwino wigira isoni, wigira ubwoba, ngwino rwose. Mwami aragukeneye, arashaka kugukiza. mumuha akanya abashaka kunyuraho. tera intambwe uze pe, tera intambwe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. uyu mugoroba hano hari umuti. hano hari umuti w'inzoga, hano hari umuti w'ubusambanyi, hano hari umuti w'indwano, hano hari umuti, hano hari umuti. dukomere Imana amashyi twakire bene data. ninde wundi? ngwino nawe, ngwino rwose. niyo waba uhagaze mu nzira, turaguha ikaze, tuguhaye ikaze hano. Imana ishimwe. turabona bene data, turabona bashiki bacu. ngwino nawe uyongereho. uyu ni umugoroba wawe, uyu ni umugoroba wo kwakira agakiza, uyu ni umugoroba wo bareke barebe hano, bareke barebe hano. nta kibazo. ninde wundi usigaye? ninde wundi? nawe naze. ngwino mwene data. namani yarabipinze, namani ntabwo yabyemeye, ariko yabimenye ari uko abikoze. emera ubikore nawe. uyu mugoroba ni mwiza. ninde wundi waba asigaye? ngiye gusenga, ngiye gusenga, ngiye gusenga mwene data. ninde wundi? ninde wundi? ninde wundi? ndacyategereje, ndacyarindiriye. ngwino musore, ngwino muri uyu mugoroba. akira Yesu nk'umwami n'umukiza. azakurura pe, kandi uzaduha ubuhamya. tuzagaruka hano, uzabona kugira neza kw'Imana. ndabizi umuntu ababiri akavuga ati ese ndacahe biragenda bite? bazabimenya, ariko nibabimenya bazabimenya. natwe barabimenye kandi ntacyo twabaye. uyu munsi turashima Imana. tugiye gusengera abashiki bacu bahagaze imbere yacu. ninde wundi usigaye ngo aze nawe tumufashe? reka dusenge, reka dusengere bene data. nawe ngiye kugusengera aho uhagaze aho. ndabizi Satani agerekwaho umuntu ibuye akamubwira ati wihaguruka, akamubwira ati wigenda, ariko ndagusengera aho uhagaze aho. imbaraga z'Imana zigukoreho, imbaraga z'Imana zikuzeho, nawe ubone ubuntu bw'Imana. muzamure amaboko tubasengere. mwature aya magambo mvuge ngo mwami Yesu, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza, twihanye ibyaha byacu, tubabarire rwose ibyaha twakoze, kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. reka tubasengere. Mana turagushimiye, Mana tukuzamura icyubahiro. uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga n'ubushobozi bwinshi, uri Imana isumba byose. ababaja bawe turabasengeye, turabasabiye mu izina rya Yesu. tubasabiye Mana agakiza muri uyu mugoroba, bwe bemeye guhaguruka no gutanga ubuhamya imbere y'abandi.
Mana nawe ubakire, kandi bamaze kwatuza akanwa kabo, reka amaraso ya Kristo abatunganye. Sengeye n'abandi bumvise ubutumwa muri uyu mugoroba, turabizi ko bukoze umurimo mu mitima y'abantu. Ubuherekeze, uganirize buri wese aho ataha, aho ari, aho atuye, uganirize umutima we, maze umuhe gufata icyemezo n'umwanzuro. Urakoze Mwami, turagushimiye, komeze kutugira neza no kuturinda, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Muganire, mubaganize. Abo yagiriye neza muzamura amaboko tuyicyuba, abo yakijije indwara ikabarokora tuzamure. Haleluya. Ndashaka kubona ukaraga umubyimba. Imana yaguhaye kuba muzima, Imana yaguhaye kuba uriho, ndagira mwizamurire amaboko uyishime. Nimvuga ngo tuyihe impundu mujye muyiha impundu, nimvuga ngo tuyihe amashyi tuyihe amashyi. Iyo Mana yamigirira neza, iyo Mana yamigirira neza, iyo Mana yamigirira neza, iyo Mana yamigirira neza, Mana yacu Imana Imana
amina, amina, amina. Mana ishimwe. Mana turagushimiye. Rotemonia de Sante Jésus. Watubereye Imana, haleluya. Dufite impamvu yo kugushimira. Dufite impamvu yo kuguhimbaza. Si wowe wakinguye imiryango ya gereza igakinguka tugasohoka tunezerewe. Mana si wowe wadukirije mu byorezo byatambutse. Si wowe wadukirije inzara yari itwishe. Mana si wowe waturize mu mpanuka. Dufite impamvu. Retemonia Jésus, my gloria, ni wowe wakoze imirimo. Ifarasi n'uwihetse wabiroshe umuhengeri. Ubwo ababishe bari baduhagurukiye. Mana ni wowe watubereye ingabo idukingira. Nta wundi murengezi twari dufite. Ni wowe wahabaye. Ongera uhabwe icyubahiro. Twese duhagurutse tukuzamura icyubahiro. Twese duhagurutse tukuzamura icyubahiro Mana. Muri aba bose nawe utagiriye neza. Hari abo wagiriye neza mu buhungiro. Mana babonye neza yawe. Hari abo wagiriye neza mu burwayi. Abo babonye neza ya. Dufite impamvu. Haleluya. Dufite impamvu yo kugushima Mana. Dufite impamvu yo kugushimira. Twateguye umugoroba ngo tuguhimbaze. Komeza ushyirwe hejuru mwami. Komeza ushyirwe hejuru mwami. Ni wowe wahabaye cya gihe. Ni wowe twabonye ukuboko kwawe. Nta wundi murengezi twari dufite. Nta wundi butabazi uyu munsi dufite impamvu. Dufite impamvu yo kugaruka imbere yawe. Ntabwo tuzanwe n'amaganya. Ntabwo tuzanwe. Oya tuzanwe no kuguhimbaza Mana. Ya mirimo yose wakoze. Ya mirimo yose wakoze. Ya mirimo myiza yose wakoze. Agaciro waduhaye Mana tukugaruriye icyubahiro. Abari bacishijwe mu gufuka tuzamura ukatwicazanya n'ibikomangoma. Mana turabigushimiye. Abo wahaye agaciro yewe turagushimiye Mana. Abo waremeye ubuzima batari bafite ubuzima twese turagushimiye. Abo waciriye inzira turabyibutse. Twibutse inzira waduciriye. Watumereje uruyuzi ku nzira uradutwikira. Watumereje uruyuzi ku nzira aho twari twishwe n'izuba. Watumereje uruyuzi ku nzira aho twari twishwe n'imibabaro. Abari bahetamishijwe n'imibabaro uyu munsi baremye. Turagushimiye mwami. Turagushimiye. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Tukuzamuriye amaboko Mana. Habwa icyubahiro. Tukuzamuriye amaboko Mana. Habwa icyubahiro. Tukuzamuriye amaboko, tukuzamuriye amaboko. Ababyeyi bakuvugirije burundu. Abo ni babandi wahaye kubyara bagaheka. Abo watumye bashira umugongo. Uyu munsi wari ukize utabyaraga akababyaye karindwi. Mana tugukomeye amashyi ushimwe. Ushimwe, ushimwe, ushimwe. Mana nasona nagushimiye. Uhabwe icyubahiro Mana. Twese turagushimiye kuri ya mirimo myiza wakoze. Tuyihaye agaciro, tuyihaye agaciro. Urakoze Yesu. Dufatanije na sauti kuguhimbaza. Hano turi nyabagendwa. Nabo bahageze mwami bari imbere yawe. Nabo wabagiriye neza burya. Harimo abo wahaye agaciro batakagiraga. Bari bambaye ubusa. Uyu munsi bahagaze kuri uyu musozi baragushimiye. Uyu munsi bahagaze kuri uyu musozi baragushimiye. Babwira abanyamibabaro ngo nibareke kurira kuko ujya uhanagura amarira y'abantu. Mana habwa icyubahiro ushyirwe hejuru. Nyemerera tugushime. Turaguhimbaje mwami mu izina rya Yesu. Amen, amen. Sauti mu ndirimbo 5 za mufuririzo. Ntunanye imvura yaguye. Mu ndirimbo zingahe? 5. Nidushake Hallelujah, hallelujah.
Zamura haleluya. 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 Oh haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Tera ni haleluya, Imana yagukijije diyabete. Haleluya. 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 Ndavuga kanza abantu basamitaru
Haleluya. abaganga bananiwe Yego. none bigatanga igisubizo afite imana yakije diyabete Yego. abambaye ihangu Haleluya. imana nishimwe abantu babonye imana haleluya. Bageze ku nyanja ibirori tegereza igira ubwoba icika inzira n'ayorodani yumvisiriye yandaba igira ubwoba icika inzira. Ageze ku nyanja ibirori tegereza igira ubwoba icika inzira n'ayorodani yumvisiriye yandaba igira ubwoba icika
twari twagiye kuruhuka hari mwene data wakoze ikintu dusanga bishoboka ko hari abandi bagitekereje nkawe. Sinzi niba ashobora kuba yatashye, yari yicayemo muri sauti hariya. Yabaje pastor ati iyi nzu muri kubaka, uru rusengero muri kubaka, muzashyiraho amabati bwoko ki? Ndumva yabivuga. Aramubwira ati mpa nimero yawe ngende nzashyiraho amafaranga y'amabati 10. Kose ntitwakomera Imana amashyi. Mu by'ukuri nkuko twari twabiganira nta fundraising twari bukoresha, nta niyo turi bukoresha kuko siyo yatuzanye. Ubushize yarakozwe kandi abitanze nabo turabizi ko barimo bagenda bahigura. Ariko turavuga ngo ese aho ntibyashoboka ko hari undi muntu wakozwe ku mutima wumva muri iki kibanza yasiga umusanzu ahashyira ku bwende bwe, ku bushake bwe. Twagira ngo rero tubasabe uwashaka kubikora aze kubikora. Nta n'impamvu wenda ntunahaguruke muri rusange ngo uvuge ngo ngewe ndaje. Ushobora kubikora mu ibanga, ushobora kubikora n'abayobozi b'itorero, ushobora kubikora n'abakozi b'Imana, nawe ukagira icyo ukoraho. Ndagira ngo rero umuntu wese watekereje kugira umuganda siga, pastor yatubwiye ko bazakora rongrine. Bazakora rongrine ni umuzenguruko wa cya kintu gisa na beto kizenguruka cy'umukandara w'inzu yo hasi. Nicyo bazakora, nicyo gitahiwe, nicyo bazakora. Ni wumva wagishyiraho ikamyo y'umucanga, ni wumva wagishyiraho imifuka 2 ya sima cyangwa umufuka umwe, icyo wumva wakoraho ukavuga uti nkoreye Imana uyu munsi, nawe uze kugikora. Ubegere baragufasha, begere barakwandika, begere baraguha nimero ya telefone. Ushobora kuba uri Kigali, ushobora kuba uri hano. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagereza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.